Nundi ninjire. Muri maguruka mukirete. Nitwebwe imihaguruka tugende. Ayo yatwawe. Mama wose ukiranisha. Oya. Ariko nasoni ubwo ari kwigira ibiki koko. Niko makani. Mwagurutse mukagenda. Kandi duhuke tugende. Mwebwe mukurikiye. Yego nitwebwe dukurikiye. None ko mutinjira. Turaje urebye ariko turi kumwe twese. Murakoze muga. Uyu mwana nyine niwe Karine, uyu ni mama we nanjye ndo umuturanyi wabo kandi wa bugufi. Keko tuvuye na Karine noneho. Karine mwirondora yawe Mwizana. Nitwase Karine. Papa Petro Karekezi Manuel. mama Nitwa Mukarugomwa Makurata. tuye Akarere ka Gasabo. Umurenge wa Ndera. Akagari ka Cyazenge. myaka mingana 16. yafashwe ate Muga. Wenda ikindi nta kintu arwaye ariko hari icyo twari tuje kugira ngo dufashe. Twari tumuzanye tumuherekeje nyine kugira ngo mube mwamufasha mu mukurire n'inda kuko afite imyaka 16. n'izina rya Yesu. Madame, service ushaka urayizi? Ese ubundi urasenga? Ndasenga nanjye nabivuze. Ndasenga kandi cyane. Hanyuma ntuzwi ko gukuramo inda ari icyaha? Wibe. Meze neza. Oya ntabwo nakwanze. Ndagukumbuye cyane cyane ahubwo. Ahubwo uzaze konsora. Oya. Ushaka konsora? Nta kibazo. Ahubwo mbwiye nusizaza kwa kangahe. Nise kuri ndashaka kuza abadadi bahari. Nyine ntabwo ndababwira kubera ko nyine mama ahora ari very busy cyane nyine gusa nabona umwanya nzamubwira. Please wakaje. Wambabariye. Nyine I know sibyo. Basi nyine sibyo ushaka undi munsi uzaze nanjye nzababwira sibyo. Yeah, likewise. It's all by miss. Noneho amasoni mbibwira asazarakara. Ariko sundarakazwa n'ikintu ndi kunabyara. Ndabizi yuko ari icyaha. Ndabizi ko ari icyaha kandi gihanwa n'amategeko. Ariko iyo umwana afite munsi y'imyaka 18 akifatira icyemezo we bwite agomba kugenda kwa muganga bakaba bagira gute bamufasha. Hari itegeko rirengera bene abo bantu yuko ashobora kuba yafata icyemezo bakaba bamukuriramo inda itateguwe. Niyo bishyiriye ibyo ngibyo ntabwo bikora. Muga ariko gutanga serivisi ntabwo ari ukuvuga ko muri hejuru y'amategeko. Mba madame, ibyo nakubwiye nta na kimwe ndenza. Mwari muzi reka duhaguruke tugende ariko muga ndakubwiye ngo nawe ntabwo uri hejuru y'amategeko kandi ibi ngibi nanjye ndabigeza kuri. Tugende. Biragira na heza ariko kubikubwira. Sinshobora gukora icyo cyaha. Sinshobora gukuramo inda. Nibagende bazagwe n'ahandi. Reka nta n'urusoni baje bashoreranye ngo aje gukuramo inda mu buryo bunoze. Ubuhe buryo bunoze se? Ndakubwira ngo ngiye ndabigeza na kure. Mbikubwiye se soni. Koko. Ukanye nabi. Akoze undi mama ngo.
ndetse tukabireka tukitahira. None se kubona na muganga duteye utwatsi. Akurande biye ko kwinjije. Ntabwo ngewe nari nzi ko no mu bantu bize harimo injiji. Je, reka rero nkubwire. Byavuze nibyo. Reka uje ibyo avuga nibyo ni gute. Reka nkubwire ngiye kumugezayo. Ngiye guhangana nawe mwereke ko nanjye namaze kumenya itegeko rengera. Urumva? Rengera abagore n'abakobwa. Urumva? Ariko ubundi ngiye kureba umuyobozi mukuru. Mwicara ahangaha ni muhafi. Uri kunyumva? Ngiye kugenda njye kumusobanurira mbimubwire. Nawe natabyemera. Ndagerayo. Ntabwo umenya afata ngiye. Mo. Nise ndi mwavugana bakona. Mwavugana siko nari ko mama wawe yaje. Nagaraza mama. Ntabwo araza. Nasi ko yatinza ubyakare ntabwo byabyaje n'ikibazo kinini. Ese kandi binera ubwo. No, ariko nyine niyo mpamvu bagomba kujya kwa muganga. Kwa muganga. Nese ko numva byikije umutima cyane. Humura rega haramutse havutse n'ikibazo bafite mu Yesu ku buryo bahita bacyaranje nta kibazo. May my God protect her. No, so we will gufata amashuri. No, nta kibazo reka maze ndindire mama waza ubwo ngiye gufata akantu muri firigo mbe mutegereje sibyo? None se nanuza na supernet turi kuyuzinga. Gerageza. Muga. Rwose urakoze. Tubafashe iki? Mbwira rwose niba nawe udafite imyumvire nk'iriye kuko nawaneguriye abazimu mu ndaro pe. Humura mbwira nta kibazo ndakumva. Urabizi yuko hari itegeko ryemerera abagore n'abakobwa iyo batwaye inda zitateguwe. Urabizi niba utabizi kandi nawe umbwire ngiye najye guhamagara umunyamategeko cyangwa uwo muhamagara. Ntabwo ari ngombwa kwirirwa muhamagara cyangwa uwo muhamagara. Nanjye ndabizi. Hanyuma sura muforomokazi ubwo ibyo yambwiraga ni ibiki koko. Harimo aranuka ambwira yuko ngo ngiye gukora icyaha ngo ibiki yambwira amagambo menshi ananokesha ngo toka shitani ubwo sibyo ngibyo bikuye hehe. Niko kubwiye se? Niko mbwiye ku buryo n'umwana na nyina dore bari bagiye guhita bigendera. Nyina ahita avuga ati tugende n'ubundi mu rugo umwana azayibyara. Baracyari hano muri kumwe? Turacyari kumwe dore bari hari atwara. Bampamagarira nta kibazo rwose. Umva kari. Yego, kari. Mwani musi. Nikuti. Ni izina rya Yesu. Abadamu baracyari ahangaha. Ako satani ni mubi kwere. Urambona ukuntu biri bazenguruka ngo ashaka gukuramo inda y'uriya mwana. Yaba arabona abwiraga bakamubyara bakamuma nkamwirerera. Ariko umuyobozi niwe yagira uti sinshobora gukuramo inda y'umwana. Nuko ari munsi y'imyaka 18 ko yayitwaye se. Ariko kanegereza numva icyo ambwira. Moyo, dore ni abo ngaba, ni Karine, ni mama we. Karibu mama. Mbanje no kubasaba imbabazi ku byabaye. Rwose umuganga wabakiriye ni umukozi ufite imyumvire ye ariko ntaho bihuriye n'ibyo yagombaga kubabwira. Ndabasabye iki cyasha ntikize kujya ku izina ry'ikigo cyacu. None se muga hagana umukozi w'iki kigo. Muri icyo kibazo ngiye kugikurikirana rwose kandi serivisi mwaje mukeneye murayibona kandi neza. Ariko rero murarenganya uko yabivuze nanjye niko mbyumva. Cyane ko dushaka kugira ngo umuharanire uburenganzira bw'umwana. Usigaho uburenganzira bw'umwana. Uburenganzira bw'umwana akora icyaha. Umubyeyi rero ndagira ngo ngusobanurire neza ntukomeze kwitiranya ibintu. Nibyo koko gutwara inda ukayikuramo ni icyaha ndetse gihanwa n'amategeko. Ariko rero hari abiri iryo tegeko ryakomoreye. Uburyo bagikoze iyo bayikuyemo bataza rya tegeko ritaza kubakurikirana ngo wenda ngo byitwe ko bishe umuntu. Mugani nk'ini nk'abahe rero tubwire twumve. Nibyo nkomeje kubabwira. Abo bantu nabo bakurikira. Uwa mbere yego ni wafashwe ku ngufu. Uwa kabiri ni uwatwaye inda akagira ibibazo bimwe cyangwa se ibindi bishobora gutuma wa mubyeyi ahitanwa na yanda. Ariko nanone icyo cyemezo gifatwa na muganga. Ntabwo rero ukifatira nubwo biba bimeze bityo. Muganga afata icyo cyemezo bitewe n'ibyo abona bihari bishobora kuba byahitana ubuzima bw'umuntu. Yego. Icya gatatu ni wa muntu
watewe inda n'umuntu bafitanye isano ya bugufi. Ndavuga ubwo igisaniro cya kabiri. Yego. Aha, icya kane ni umwana watewe inda, iyo nda akaba yifashe ari munsi y'imyaka 18. Mubyumva? Ubyumve neza kandi ubitega amatwi. Ubwo wowe wabyumvise yego muga. Yego. Hari icya gatanu rero. Ni igihe umukobwa yatewe inda ariko yahatirijwe. Uvuga ngo yashyingiranywe n'umuntu ku gahato. Yego disi, ntabwo ubwoko rugera ikibaye. Uzi ko bamushingiye atabishaka, yagiye arira. Iyo nza kumenya aba yaravuyeyo. Hanyuma se muga nka buriya wenda tuvuge arashyingiwe. Umuntu ashobora gukuramo iyo nda. Cyane rwose. Agomba kutugana tukamuha ubusobanuro burenzeho, ariko iyo nda yemerewe kwikuramo. Hanyuma rero ubwo ibyo tubyumvikanyeho, mugiye kugenda mugaruke mu gitondo cya kare mwizinduye, tubahe serivisi kandi neza. Yego. Ese mwewe ubwo se arajya mu bitaro ntabwo bizamugwa nabi? Oya, humura. Niyo mpamvu leta yorohereje abo bantu kugira ngo batugane twebwe kwa muganga tubafashe, tubahe serivisi igenwe, kuko wasangaga abantu birukankira muri za magendo bakaba bakomerekerayo bakagira ingaruka mbi cyangwa se bakaba banahasiga n'ubuzima. Ubuzima bishimye pe kuba twaranabimenye imbere pe. Kari ubu wabyumvise. Ubu ntabwo ari kujya muri magendo umwana nawe akagira ibibazo. Mugana ukuri turagushimiye rwose mu gitondo yarubika. Ubyumve nawe ni ukwizindura. Ariko muga rwose nubwo turi buze muzaduhuriya muganga ngo bari gushobora kuba yakorera uriya mwana. Buri wese arakijijwe kurenza abandi cyangwa kurenza abaganga bashobora kuba bakorera hano. Humura nakubwiye ko icyo kibazo ngiye kugikurikirana. Urakoze rwose. Nuko rero mugire umunsi mwiza. Mugire umunsi mwiza namwe. Urakoze rwose.